Imana yamaye message. Yego. Ndumva iyi message uyu munsi ari nko wa kane. Nyimaranye. Yego. Ariko nabanje kubona message yo y'ibintu bijyanye n'ubutayu. Sajana z'igitondo. Z'igicuku nyine yeza muzu umuseke. Ndangije kujya mwiyerekwa mbona ubutayu. Burimo igiti cya bwo mu mapinusi. Noneho usanga hari icyapa kiri muri mpande enye, ariko izo mpande enye ntizingana. Ngiye kubona nsesera munsi ya cyapa, ndinjira. Maze kwinjiramo ngeramo hagati. Ngezemo hagati mbona haturutsemo umuntu, arambwira ngo hagarara, ibyo ufite byose birambika aho hasi. Imana irambwira ngo ntange message y'ibihugu bitanu. Yambwiye n'igihugu cyangora. Igihugu cyangora. Simpazi. Harimo Uburundi, harimo Ubukongo, ariko ibindi bihugu byo bibiri, ariko byari ibihugu bidukikije. Iyo rero nahawe message, ntago nzi ibintu byabaye muri Maroc, ntago nzi amateka ya Maroc. Ariko Imana iyerekwa yarambwiye ngo batazahura n'ibyo Maroc yigeze ihura nabyo. Nabonaga hagiye kuzamo ibintu bimeze nk'umwuka w'umwiryane, n'umwuka wo kudahuza. Mbona abantu batangiye guta ibyabo, abandi babinyagwa. Nibwo Imana yambwiye ngo kandi mbwira abantu basenge cyane, basengere muri ibyo bihugu kari bitanu. Imana irambwira ngo dushobora kuzumva inkuru mbi y'umwe mu bakuru b'ibyo bihugu, umwe atashye akabanzirizwa n'umwe muri batatu bibyegera bye. Ntago mbizi nimba umuperezida agira abo ngabo uko nguko, iyo umuntu nyine hanura akajya mwiyerekwa. Noneho rero Imana ima ku mwuka w'abanyarwanda cyangwa ishurwa ry'abanyarwanda. Ihageze nimba abanyarwanda duteye ubwoba, nimba dukomplitse, nimba barahuye n'abantu bababwira ngo Menias tekeri, Menias control iravuze, bakagera ku rwego bazinutswe Imana. Message Imana kuye ku banyarwanda. Igezaho. Yarambwiye ngo abanyarwanda bari kuzirura ibyo baziririzaga. Imana yarambwiye ngo buri muntu wese asabwa kuba maso, akongera akitekerezaho, kuko bazi ko isi bakunda. Ariko Imana yarambwiye ngo ntabwo ibakunda. Barasabwa kwibuka Imana yabakuye, n'ibyo Imana yabakuye, n'ibyo yabakoreye, bakongera bagahereza Imana icyubahiro. Ariko siko kuri. Ahubwo ibihumanya nibyo bari kwita ibyera. Ibyejejwe by'Imana babigize ibihumanya. Hari abantu bigira abakiranutsi, abandi bakigira bera bakavuga ko ari inyangamugayo. Ariko evo dore ngaha hantu ndi, ikiganiro isaha tugikoreye urabizi. Yego. Uzabibona abantu bagiye kuzasakumba n'ukuntu intebe zigiye guhindagurika. Dufite abantu benshi bameze nk'inyangarwanda bangi igihugu cy'u Rwanda. Imana yampaye message irambwira ngo ihagaze ku mipaka y'u Rwanda. Imana irambwira ngo intambara abantu bifuza ntayizaba. Imana irambwira ngo uzababwire ngo intambara iri mu mitima yabo, iziri mu mitima zabo z'ishyari n'urwangano no kubeshya no gushaka kugambanirana, zirenze iz'amasasu. Mukaba mu buyobozi bwite bwa leta mukagambana, aho hose Imana niha kontrola. Mwirinde rero yemwe mwingambanye. Bamwe mu bantu bavuga ko bakorera leta, bakavuga ko ari abakirisitu, ariko amaruswa yarabamaze n'ubugome bwarabamaze. Ni muhame hamwe. Iyo mvuga abanyarwanda kandi nago mvuga bari i Kigali. Hoya ko Yesu yambwiye ko abantu bazi ko bagambaniye igihugu, Imana igiye gukoresha igihe bazaza. Sineza abantu iminsi, kuko n'ubundi bajya bazitega bakabyandika bakandika ubuhanuzi mu bwandike nk'uko buriya bw'insengero mwabwanditse.
Yes, reka nanjye gusuza dukurikiye ku Isezerano TV. Byari cyo bakomeye cyane kubugarutse kwa natwe mwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimiye ko warahisemo icano. Nukureka nkubwiye ngo turagukunda kandi twizera ko nawe udukunda. Duhora inyuma ya kamera tubashaka ibiganiro bigiye bitandukanye kugira ngo tubashe kwigishanya, guhugurana n'ibindi byose. Kandi nawe ufite igitekerezo wakitwandikira muri comment cyangwa se ukaba wanaduhamagara tukaba twagisangira. Ubwami bw'Imana bugakomeza bugashyirwa hejuru. Kuri kamera ndi kumwe na Bavugirije cyangwa se Adrien. Maze gute Adrien? Ndamahoro. Urashima Imana? Ndaho bisanzwe. Kivuze ko bisanzwe ni bimeze bite? Ni bisanzwe nyine, si byiza si na bibi biba birimo hagati. Se ibintu bidashyushye bitanakonje ibintu ubwo ni sawa? Bo ntago muri kote y'umubiri umubiri ni muzima. Nako yego no mu mwuka ni hazima. Yego. Ariko iyo urebeye hamwe muri kote yo mu mwuka muri departement nkoreramo ntago biba bimeze neza. Mu buryo bw'umwuka abantu bararwaye cyane. Kandi sinzi umuntu wabaroze. Sinzi uko abantu basigaye barafashwe. Abamotari dayimoni yarabafashe, abashoferi dayimoni arabafata, abadogiteri bize, umuntu wize akaba afite amafaranga ntatinye kuryamana n'umwana ungana n'uwo yasize mu rugo wiwe, barafashwe. Abasaza uramwita musaza, muzaga wate cicika muzehe niso, ukibaza umukecuru ngo akubaza niba umukecuru ni nyina wa nyoko, ni nyina wa nyoko. Rero abantu bararwaye, nago wakishima. Nago wakishima kandi nk'iyo urebye ari nk'ibintu tuba tubona ugasanga abantu barimo barasetsa imikara. Iyo urebye nk'ikintu kigezweho ngo dufite icyokere mu Rwanda kigaragaza ko dufite ubutumwa ariko nta butumwa bwiza buhari. Afurika haguruka yahagurutse ubu ngubu. Ariko buriya na Afurika iba yahagurutse, na Afurika haguruka buriya. Hari icyo njya nemera mu isi cyakora kimwe gusa. Kimwe nyikubwire, namenye ko mu isi ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi. Aricyo bita ukuri. Ariko ubundi burya ngo n'ubundi bavuga ko ngo ukuri ari ikinyoma ikinyoma ngo ukuri ni ikinyoma reka nagarebye. Ukuri ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi. Ntago ukuri ari ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi, kandi ukuri aho kujya gutuma umuntu atumvikana n'abo bantu benshi uvuga. Oze nk'iyo tuvuga ngo Afurika haguruka, imfubyi zirimo zirayura, abapfakazi mo barayura, ariko wakwereka ibiturirwa n'ibimodokari bigenda bikajya pfiriya, muraza muntu ke ngo ne muri Afurika haguruka. Ukibaza Afurika hitanzemo amamiliyoni 500 agiye kubaka ibigo by'amashuri. Kirasi kutumba mbere bingine nyuma cyakora ni Visit Rwanda nyine. Hari ibintu biba bimeze nka Visit Rwanda kuko abanyamahanga baje, abanyamahoteli bakarya n'abantu batishoboye nako bishoboye bakarushaho bagakira. Mwisukiza rushaho gukira n'umukene akarushaho gukena. Rero nibyo navuga. Muri arena naho hahiye. Siko ngo buri akira gukodesha arena byibura udafite miliyoni 50 bitavamo. Ngayibaze. Siko miliyoni 50. Yavango harimo amazanga y'abakene. Harimo niyanjye. Nanjye yanjye yabirimo. Ariko naga abantu twitaye ku ndushyi, nta nuko kwitaye ku mbabare. Imana yarantangaje imbwira ngo Abanyarwanda hari ubutumwa amaze iminsi Imana impa. Yari yamaye ubutumwa buvuga ubwira ibihugu 5 byo muri Afurika. Imbwira n'icyo Rwanda cya 6, ariko ntiyakimbwira mu bundi buryo. Igira ibyibimbwiraho bitandukanye n'iby'ahandi. Ariko iyo ndibye iyo message Imana yampaye nkabihuza n'ibyo mbona, mba mbona Imana si nk'abantu.
mbona ibintu Imana ibwira abantu Imana izabikora nubwo abantu bayimenyereye nubwo aka kanya muri iki gihe ari ibintu bibiri abahanuzi bamwe babaye bicamuke bariho umwuka w'umuvumo w'abashumba abashumba naba benshi barazerereye kubera iki umuhanuzi arahanura akajyana intama ya pasitoro nawe ati untwarira intama ari igingurira karibirateri nkande nicyo cyatumye babazwaho n'umuvumo ati ndakuvumye ntuzangarukire mu ikanisa ubu amakanisa yabaye abapasiteri nta muhanuzi ukihagera abanuzi nawe ati urye nge ati urwo rusengero rwawe rwubitse kandi koko ugasanga ntago ariko nawe bihuriye n'ibi ngibi by'imfungwa by'insengero ugasanga umwiryane uri mu bakozi b'Imana abahanuzi n'abapasitoro harimo umwiryane ukakaye rero nibaza irengero ry'ibi bintu nkibaza y'ibi bintu bizakemukira nkumva ngeze agahinda rero Imana reka tubanze dusenge nta kibazo rwose dukomeze tuvuge message nta kibazo twasenga twinjira muri message okay Mana yo kubahwa Mana ngira ukunda Imana y'imbaraga Imana yaduhamagaye Imana ikora ibitangaza bitarondoreka Imana igira neza bugacya bukira Imana itagira obanura abantu ku butone Imana irindi ijambo ryayo Imana y'imbaraga Imana y'inyabushobozi wakoze mu ngeri mwiza utaragirira ibihembo wakoze kubana natwe wakoze kuba mu ruhande rwacu wakoze data kubera kuri umucunguzi wacu nyemerera mu ngeri mwiza ubane n'umuntu wese ugiye gukurikirana ubu butumwa turinde kwihimbaza no guhimbazwe muri twebwe ubwami bwawe buze mu izina rya Yesu amen 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 nibyo ndi kukubwira Imana yamaye message yego ndumva iyi message uyu munsi ari nko wa kane nyimaranye yego ariko nabanje kubona message y'ibintu bijyanye n'ubutayu ubutayu Imana nagiye mwiyerekwa nge mu isaha ya 9 ndangije gusenga Imana sajana z'igitondo z'igicuku nyine yezamuza umuseke ndangije kujya mwiyerekwa mbona ubutayu burimo igiti cya bwo mu mapinusi ahantu nashatse kuvuga noneho usanga hari icyapa kiri muri mpande enye ariko izo mpande enye ntizingana noneho muri gutya mu burebure gutya niho hajya ku banini cyari cyandikishijeho mu mabara y'umweru ngiye kubona mbona harimo inyuguti ebyiri ya X imeze gutya iva mu nguni imwe ikajya mu yindi n'indi iva mu nguni imwe ikajya mu yindi ndangije nari ngiye gusenga muri ubwo butayu mwiyerekwa ko byaje ngiye kubona nsesera munsi ya cyapa ndinjira maze kwinjiramo ngeramo hagati ngezemo hagati mbona haturutsemo umuntu arambwira ngo hagarara ibyo ufite byose birambika aho hasi yasaga nabi urukara siriripe mugabo muremure w'ibigango mbese w'imbaraga ngiye ariko urukara ngiye kubona mbona arambwiye dodonke umuntu kugerera nabi uramubona arambwira ngo nutahagarara kandi urapfa noneho mpita mpindukira nsubira inyuma nirukanka mpita nikinga ahantu hameze nko mu bigunda ndangije nari mfite imbunda apana imbunda ariko nyambunda ngo mbona ndamurashe mbona hasohotsemo umuriro hasohotsemo umuriro yego mimanya mu kanwa ke mimanyije mu kanwa ke ahita yasama ngiye kubona mbona ameze nka bya bindi tujye dukunda kubona muri televiziyo byitwa vampire mbona baye nk'ivampire mu kanwa kiwe
emenye nashingitse bibaye ukundi kuntu mbona arapfuye. Ndangije mpita subira inyuma kuri cya cyapa, mbonye cya cyapa mbona harimo ibintu bibuza bivuga ko hatemeye gusenga. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo nzabwira abanyarwanda, aba n'abanyarwanda, icyo ni kimwe bitondere kujya mu butayu. Kabona nibi ngibi bavuga ngo ubutayu ngo burafunze. Hari abantu bajya bakunda kuvuga ngo ni abatoni ku Mana, ngo nani bo bafunguye ubutayu ngo bagomba gusenga. Imana irambwira ngo uzapfira muri ubwo butayu azapfa yiziza, kuko nabonaga harimo kuzamo abagizi ba nabi n'abantu b'abagome bakabagirira nabi abo bantu. None agiye nanjye gushaka Imana mpura n'iryo sangana, ariko ngira umugisha ndarokoka. Icyo cyapa cyari cyanditse mu mabara y'umweru ariko abuza abantu nyine kujya gusenga. Noneho hariho niyo nyuguti ya igisi, nge nize amategeko y'umuhanda. Igisi nziko nibivuze ngo ntihanyurwa, sibyo ra? Igisi yaguricya nyine muri mpande yaguricye. Niwumva mbonye ubwo iryo yerekwa byaje uko nguko. Umaze kubona iryo yerekwa ndarihabwa, ngiye kubona numva Imana irambwiye ngo mbwire ibihugu. Imana irambwira ngo ntange message y'ibihugu 5. Irambwira ngo u Rwanda rwo ntirurimo, ndaguha message yarwo ukwayo. Imbwira iki? Yambwiye n'igihugu cyangora. Igihugu cyangora simpazi. Ijya gora mwiyerekwa nabonye bafite ibara ry'idarapo ritukura ariko atari umutuku werurutse, atari umutuku ukeye, nabonye ku gatuku karimo mwiyerekwa. Nabajije umwana nti mbese ako kabara kabamo koko? Arambwira ngo kaba musinzi ibyenda, nawe nimba ubizi ibyenda nawe uraza kureba. Ndiwumva ndangije mabwa kubwirwa ibihugu, harimo Kongo, harimo n'u Burundi, nibyo byiganje cyane. Umutuku urimo? Umutuku n'umukara. Oh wow, nago nari mbizi. Urumva? Ariko nagupika. Nako nagupika. Ndiwumva ndangije mabwa kubwirwa mbwira ibyo bihugu bidukurikiye, harimo u Burundi, harimo ubu Kongo, ariko ibindi bihugu byo bibiri ntago nabibwiwe. Ariko byari ibihugu bidukikije, ariko ibyaje cyane nibyo 3. Harimo iyo ngiyo navuze Angola. Iyo rero nahawe message, ntago nzi ibintu byabaye muri Maroc, ntago nzi amateka ya Maroc. Ariko Imana iyerekwa yarambwiye ngo batazahura n'ibyo Maroc yigeze ihura nabyo. Nabonaga ari ibiki? Nabonaga hagiye kuzamo ibintu bimeze nk'umwuka w'umwiryane n'umwuka wo kudahuza. Mbona abantu batangiye guta ibyabo abandi babinyagwa. Hari igihe dutanga message kumva umuntu aravuze ngo noneze guri gutanga nga message mu Kinyarwanda, ukaba uri kuyitanga mu Kinyarwanda, abo ngabo birakunda. Bibiliya iravuga ngo mu mahanga yose umuntu uba Imana agakora ibyo gukiranuka, Imana igira gute? Iramwemera. Mwisi turimo nta hantu washaka umuntu uzi Kinyarwanda ngakibure, cyangwa nabo murangwa n'ubushaka gusanga bazi Kinyarwanda, cyangwa nimba ari mu Gifaransa simbizi indimi bavuga, sinzi wambwenge indimi bavuga, numvise ngari ibiki mama simbizi, yabyinterpreta murangora mu buryo bavugamo n'Igiportugal nibe ntebe simbizi. Ndiwumva mbwirwa rero umwuka w'umwiryane no kwivumbura kwa bamwe na bamwe. Imana rero imbwira Kongo, imbwira n'u Burundi, ivuga ko Imana ishaka ko bacira bugufi Imana, bagasenga Imana, bagahuza. Noneho bamara guhuza, Imana irambwira ngo Satani abashaka kubanyaga akabateza umwuka w'umwiryane muri ibyo bihugu. Nibwo Imana yambwiye ngo kandi mbwira abantu
basenge cyane, basengere muri ibyo bihugu kari 5. Imana irambwira ngo dushobora kuzumva inkuru mbi y'umwe mu bakuru b'ibyo bihugu umwatashye. Irabanza irambwira ngo akabanzirizwa n'umwe muri 3 bibyegera bye. Ntago mbizi nimba umuperezida agira abo ngabo uko nguko, iyo umuntu nyine hanura akajya mwiyerekwa kame murumva nta n'ibyo mba nzi amakuru ya politike ntago mba nyazi. Nibyo tuvuga nibyo tuba twabonye nyine mwiyerekwa tugahishurirwa. Mbwirwa ko rero ashobora gutaha cyangwa agapfa abantu bago batabaye maso, ariko ambwirwa ko agomba kumve dushobora kubanzirizwa kumva inkuru mbi n'uwo muntu. Mbibutse ko Imana itanga ibi bintu, Imana ivuze ntago tuba twishimiye kuza tubihanura ngo bigasohora. Hari abantu bavuga ngo nibidasora ibyo uvuze bizagenda gute. Reka ta tuza guhanura kugira ngo abantu bongere bamenye amakuru Imana ibiri gutanga umuburo. Ab'Ninivi baciriye bugufi Imana, Imana irigarura. Abantu rero b'iki gihe cya none kubera ko amatwi yabo Bibiliya banga amatwi y'abantu muri icyo gihe azaba ameze nk'ibihuri. Ibihuri ni amatwi atumva, azaba barya bashaka ngo bahanure ngo ibintu byose bihite biba bahangana. Ntago tuhanura kugira ngo twemeze abantu. Icyubahiro ni icy'Imana, nta muntu wakemeza undi. Kandi Imana itubwira kugira ngo tubwire abantu ubutumwa kugira ngo abantu bemere bacire bugufi Imana. Nibamara kuyicira bugufi Imana, Imana yigarure. Ab'Ninivi baciye bugufi Imana irigarura. Uranyumva neza? Ariko rimwe na rimwe ubusanga abantu ngo yewe ngo genda ngo vana ibyaho ngaho ngo vana iterabwoba. Reka da, ubundi nugo mubangu niterabwoba, ubundi Imana ubwayiteye ubwoba. Sinzi impamvu mufata Imana nk'abaso n'abanyoko. Sinzi impamvu muyifata nk'abanyoko banyu n'abanyogusenge. Imana ntigire emotion, emotionnel pardon. Ntagigira amarangamutima. Imana y'ubwayirisa. Sorry. Ikora icyo yagambiriye gukora. Ntirwana nk'abantu, nta nubwo ikora nk'abantu. Itekereza ibitandukanye, ibiri behind y'ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Rero mbwirwa muri ibyo bihugu Imana ishaka ko babumwe bagahuza umutima, yarangiza ikabana nabo. Kubera iki? Imana yarambwiye ngo ibyo bihugu byose abanyamahanga babandi mukunda abanyamahanga, reka nkoresha iryo jambo, nago babakunda. Noneho Satani arashaka kubateza umwuka mubi w'umwiryane, urwangano, amakimbirane bubwabo bagasubiranamo. Tuve kwibingibi mujya mwumva ngo nyango byagenze gutya. Reka da, turiya n'utwana bibi nabonaga ari umwivumbagatanyo, ari akaduruvayi kabi. Abantu rero bari muri ibyo bihugu bakurikiranye iyi shene barasabwa gucira bugufi Imana. Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi umwe ashobora gusenga Imana, Imana ikaduhurira isi. Ntago Imana ikeneye abantu, Imana ikeneye umuntu mu bantu. Imana ntikeneye abantu baho, ahubwo igukeneye wowe urimo aho. Rero wifata ibintu message yawe ngo bigire en general wumve ko ari iby'abandi bantu. Hoya, wowe ukumva iyi message niwe Imana itumyeho. Icyo ni kimwe. Ibyo bihugu mbihabwa gutyo, byakurikiranye habanje ryerekwa ry'ubutayu, hakurikirana iryo ry'ibyo bihugu. Noneho rero Imana ima ku mwuka w'Abanyarwanda cyangwa ishurwa ry'Abanyarwanda. Ihageze nimba Abanyarwanda duteye ubwoba, nimba dukomplitse, nimba barahuye n'abantu bababwira ngo Menias tekeri, Menias control iravuze, bakagera ku rwego bazinutswe Imana, ntago mbizi. Ariko yageze kuri message y'Abanyarwanda. Imijambo riri mu gitabo cy'Itangiriro ibice 19 were ku murongo wa 16 nuja kugeze kuri 17 cyangwa 18. Imano mu gitabo cy'Abalewi Itangiriro 19 Imano mu Balewi ibice 11 ku murongo wa mbere ukagera muri 17 cyangwa aho ngaho
ngo nsomera none mvuga icyo Yesu yambwiye. Tangiriro ibice 19 umurongo itangiriro ibice 19 hera ku murongo wa 16 tugeze kwa kangahe ugeze nko kuri 17 cyangwa 18 ni baba wasimbiza. Maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe nuko umugore we n'ay'abakobwa be bombi Uwiteka amubabariye baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. Bamaze kubakuramo umwe muri bo aravuga ati hunga udapfa nturebe inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya kungira ku musozi utarimbuka. Yakiraho. Amen. Si 17 ze? 17. None nsomera. Dusome Abalewi igitabo cy'Abalewi. Yego. 11 rero ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 17. Duhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo oya ibyo umutwe w'amagambo kandi ari ubutumwa. Ibyo byiyorera imbanziriza amagambo yireka. Yego. Dere ku murongo wa mbere. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati mubwira Abisirayeli muti ibi aba ari byo bifite ubugingo mujya murya mu nyamaswa n'amatungo byo mu isi byose. Mu nyamaswa n'amatungo icyatuye inzara cyose ngo kigire imigeri igabanije kikuza aba ari cyo mujya murya. Ariko ibi ntimukabirye mu byuza no mu byatuye inzara. Ingamiya kuko yuza ikaba itatuye inzara ni igihumanya kuri mwe. N'impereryi kuko yuza ikaba itatuye inzara nayo ni igihumanya kuri mwe. N'urukwavu kuko rwuza rukaba rutatuye inzara narwo ni igihumanya kuri mwe. N'ingurube kuko yatuye inzara ngo igire imigeri igabanije ariko ntiyuze nayo ni igihumanya kuri mwe. Inyama zazo ntimukazirye n'intumbi zazo ntimukazikorereho ni ibihumanya kuri mwe. 9 ibi aba ari byo murya mu byo mu mazi byose. Ibyo mu mazi mu nyanja no mu nzuzi no mu migezi bigira amababa n'ibikoko aba ari byo mujya murya. Ibitagira amababa n'ibikoko mu byo mu nyanja no mu nzuzi no mu migezi mu byiyogesha mu mazi byose no mu bifite ubugingo biba muri yo byose murabizira. Muzahore mubizira ntimukarye inyama zabyo. Intumbi zabyo nazo mujye muzizira. Icyo mu mazi cyose kitagira amababa n'ibikoko murakizira. Ibi aba ari byo mujya muzira mu bisiga ntibikaribwe ni ibizira. Ikizu nibyo ndikumva. Ego ikizu n'igitanangabo na oziniya n'icyanira n'icyaruzi uko amoko yabyo ari n'igikona cyose uko amoko yabyo ari na mbuni na tamasi na shakafu na gaca n'ibyo mu bwoko bwako byose n'igihunyira gito na sarumfona n'igihungira kinini n'igihunyira cy'amatwi n'inzoya n'inkongoro n'igishonda abagabo n'uruyongoyongo n'ibyo mu bwoko bwarwo byose n'inkotsa n'agacuramo. Yego. Amen. Message Rwanda. Message Imana kuye ku Banyarwanda. Igezaho. Yarambwiye ngo Abanyarwanda bari kuzirura ibyo baziririzaga. Kabiri bari gusubira inyuma kandi Imana yabahaye owning yo kudasubira inyuma. Mu buryo buteye bute? Mu buryo bwo kubaha Imana. Aya ni amategeko Imana yahaye Abayisiraheli. Simbyinjiyemo. Reka mvuge twebwe Abanyarwanda. Imana yatugiriye neza. Ntako itatugiriye. Ariko nibwo natangiriye ku ijambo nakubwiye ngo rivuga ngo ninde muntu wigeze aroga Abanyarwanda. Aho umukobwa ashaka kurongora umukobwa, aho umugabo ashaka kurongora undi mugabo, mugenzi we. Bibiliya yemeza neza ko batagomba kurya igishonda abagabo. Naratangaye rero muri message merutse gutanga yavuga ko Imana igiye kuzasakumba ikarundanya abantu bavuga ko bakunda Imana
n'abari muri politiki arimo na ba midugudu bariya maruswa. Narabitanze umuntu arambwira ngo Imana ivuga ko ngizafunga ngo midugudu wariye ruswa, ngo Imana ngigire ibyo ngibyo. Reka nkubwire ko n'umusoro ku nyungu na TV Imana ubara wa leta, kuko yireba ibyo abantu batareba ikamenya ibyo abantu batarora. Bibiliya iravuga ngo jya ukiranukira ahiherereye n'ahantu hatiherereye, aho abantu bakureba bakakumenya naho batakumenya. Twebwe rero abanyarwanda, Imana yarambwiye ngo buri muntu wese asabwa kuba maso, akongera akitekerezaho, kuko bazi ko isi bakunda, ariko Imana yarambwiye ngo ntabwo ibakunda. Barasabwa kwibuka Imana yabakuye n'ibyo Imana yabakuye n'ibyo yabakoreye, bakongera bagahereza Imana icyubahiro. Ariko siko kuri, siko biri, ahubwo ibihumanya nibyo bari kwita ibyera. Ibyejejwe by'Imana babigize ibihumanya. Hariho abantu bigira abakiranutsi, abandi bakigira abera bakavuga ko ari inyangamugayo. Ariko evo dore ngaha hantu ndi ikiganiro isaha tugikoreye urabizi, uzabibona abantu bagiye kuzasakumba n'ukuntu intebe zigiye guhindagurika. Bamwe bagiye kuzava hasi, abandi Imana bajyana hejuru. Kandi Imana izakoresha ubu buyobozi dufite, ubu twita ubu buyobozi bwite bwa leta ubu ngubu. Imana igiye gukoresha bamwe bo muri bo, izahera kuri ba midugudu na ba mutwara sibo, utu tujagari bavuga ko bubatse, n'aya mazu muvuga ko mwubatse, mukagenda mu rusengero mugatanga ibya 10 by'amataye, mwarangiza mukazunguza mukarwara ibikanseri n'imyijima, ngo ni ibiryo byari bikiza Imana yarabimpaye. Reka da, wabikuye mu bujura bw'akazi ka leta Imana yaguhaye, urangije urayambura. Imana nta kundi kuntu yabigenza, iravuga ati iki kintu rero nubwo ari ikigabo cyangwa akaba ari umumama ungana gutya, cyari amaraso y'inzira karengane, kirya iby'imfubyi, kirya iby'umupfakazi, ndamuhombya gute rero? Imana ikanyura muri diyabete, hadi jyireba nyine agasukari nawe ntukakarye, wumva ukuntu bimera, sibyo? Nawe ntuzarye ku nyama na fromage ntukayikoreho, ibirwara. Rero Imana irambwira ngo bahumanuye ibizira, baziruye nyine kubihumanura, nyine n'ukubizirura ibyaziraga. Mukaroti Imana iramubwiye na Loti ngo ntimurebe inyuma. Loti arebye inyuma, Mukaroti arebye inyuma, ahindutse inkingi y'iki? Y'umunyu. Kandi Imana irababwiye ngo mbakuye mu mudugudu w'uburimbukiro mbajyanye mu gihugu cy'amakiriro, mu Kinyarwanda cyiza. Aho Imana ikuye abanyarwanda n'ibyo yadukuyemo, buri munyarwanda wese arabizi kandi yabibona. Ariko ingorane turi gusubira inyuma, tukasubira mu byo twahozemo, tukagira amashyari, abandi bakongera. Dufite abantu benshi bameze nk'inyangarwanda, bangiye igihugu cy'u Rwanda. Imana yampaye message irambwira ngo ihagaze ku mipaka y'u Rwanda. Imana irambwira ngo intambara abantu bifuza ntayizaba. Imana irambwira ngo uzababwire ngo intambara iri mu mitima yabo, iziri mu mitima zabo z'ishyari n'urwangano no kubeshya no gushaka kugambanirana, zirenze iz'amasasu. Imana irambwira ngo nzaza ku muntu ku giti cye. Imana izaca ku muntu ku giti cye, kubica ahantu, inyure ku bintu, inyure no ku kintu, nirangize kugereho. Apana ibintu byo kwiyorobeka ushaka kugaragaza kuri umukristo, abandi mwemeje abantu mufite amakora, muvuga ko muzwi cyane, ariko Imana yibarebye ibona muri intumbi, mwimuye Imana, mubana n'iby'Imana ariko ntago bibarimo, mutunze iby'Imana ariko ntibituye muri mwe, mwabaye ibikoresho by'isoni nke. Abantu bakagendera mugasenga mugambana, mukaba mu buyobozi bwite bwa leta mukagambana, aho hose Imana niyihakontorora, kuko ubutegetsi bwose bushyirwaho n'Imana. Muramenye mutazarengera, ubutegetsi bwose bushyirwaho n'Imana. Mwirinde rero yemwe mwingambanye. Bamwe mu bantu bavuga ko bakorera leta
bakavuga ko ari abakirisitu ariko amaruswa yarabamaze n'ubugome bwarabamaze. ni muhame hamwe. Imana ihana umugome ikoresha umugome. Iyo n'umunyabwenge umuntu agahakinga telefone yawe cyangwa agahakinga YouTube ikoresha undi muhaka. Iyo murya ruswa rero mukoresha ubwenge. Imana igiye gukoresha abandi bafite ubwenge babari hejuru batahura ibyo mukora. Mwitege rero ko ibihe bihora bisimburana iteka, intebe zigiye kuzasimburana mu gihe mutagomba guca bugufi. Nibwo yambwiye nyine rino jambo inyereka nyine uburyo Imana yabwiye abese ko bagomba kurya ibingibi byari mu isezerano rya kera. Uyu ngubu siko bikimeze, ariko mpamya ko nta warya agace cyangwa ngo arye ikiyoni. Ariko biratangaje ko mwebwe mwabiriye ibyiyoni mutabirya. Se kwenda umukobwa nawe uri umukobwa, kwenda umugabo nawe uri umugabo, umuntu w'umugabo bakamushyira pampa mu kibuno nk'uruhinja, sibyo? Akadiyara nk'umwana mutoya. Aho mutariye ibyanira ni hehe? Hari ibyiyoni mutabiriye ni he? Harya Imana iravuga mugabo ko twabateye ubwoba? Reka mbabwire ko n'ubundi iteye ubwoba. Bibiliya ivuga ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwe izuru, kuko icyo umuntu abiba cyose nicyo asarura. Ubibira mu mubiri asarura kubora, ubibira mu mwuka asarura ubugingo buhoraho. Ndababwira ngo nimuyoborwe n'umwuka w'Imana, nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. None zo mutariye, aho mutariye ibyiyoni ni heze? Agace se aho mutakariye ni? Timugazajye mufata iby'umwuka mubigenzurisha amarangamutima yanyu. Imana irambwira ngo abanyarwanda bafite ubugome n'urwangano babitse muri bo, n'uburyarya bugaragaza ko basenga Imana ko banayikunda. Aho rero ni Imana igiye kuzana timasi, ntago iraza. Ibi bakita igishirira, impyiriri, ariko nyina w'umwana ari inyuma. Izaza ice ku muntu no ku bintu, igere ku bapasitoro bariye amaturo, abakene bahari, mu kubaka imiturirwa, izi etaje zanyu Imana iraje ikoresha iringaniza. Cyo bita igihe, ntabwo mbateze iminsi. Ariko umwongereza aravuze ngo if you don't change the change will change you. Niwanga impinduka, niwanga guhinduka, igihe kizaza impinduka zizaza kandi zizaguhindura. Mwari imfubyi mwubaka amataba, mugenda mu maraso y'inzira karengane, mwagiye mwambura abakene, warangiza ukagura Range Rover, uri mu muturirwa, uri muri etaje, warangiza urambara costume, urambara baze, nguri mama pastor wari ipyotoye na izuba yari gukubisumera nk'igisusa kubera ko warahiye ntago ugifite umwimerere, waritukuje isirangije iragutukuza. Nta kindi kigukwiriye uretse kuzajya mu rwara ibyo bikansa. Ibirwara by'ibihano, ntago abarwaye kanseri bose ari igihano. I'm sorry. Ariko mwitonde kinyemwanzo nge kuwana mwisho. Imana murayimura, muragenda musubira inyuma abanyarwanda. Imana yarambwiye ngo mwibwira ko isi bakunda ariko ntibakunze. Umuhanga w'umunyarwanda ahari hose mwisi, ahari hose mwisi, nibuka Imana yakuye abanyarwanda nahibugejeje, yongera acire bugufi Imana. Abo yakoresheje bashima Imana, muyishimire munabashima, ariko nabo bayishima. Ni Kristo wabikoze akabakoresha, akabakoresha iby'imbaraga. Amen. Isi itagombaga kwemera, amahanga atagombaga kwemera. Ariko kimwe kibabaje nuko bamwe mu bantu bavuga ko bakorera Imana n'abakorera igihugu bameze nk'abashaka nk'abakigambanira. Harangiza mukijira heza, tuzarugubaka abana b'Abanyarwanda turugere nka paradizo, kandi muri kururya mukarya imfubyi n'abapfakazi. Imana iraje ikoresha abandi bayobozi bari hejuru, abamenyereye intambara rero ziri mu mitima yanyu. Mubanze muzirwane mukizwe,
abamenyereye amasasu mubanze murwane nari mu mitima yanyu y'amashyari nta sasu rirenze ishyari nimumara kubikizwaho sinzi ibindi muzamuri gushaka nyamwanga iyo byavuye yimye wamukamiye amata Imana yaradutabaye ariko nimwongere muyibuke ariko kimwe mu bibabaje iyo mvuga abanyarwanda kandi ntago mvuga bari i Kigali hoya ko Yesu yambwiye ko abantu bazi ko bagambaniye igihugu Imana igiye gukoresha igihe bazaza kandi singaho turi evo singaho turi uzabibona sineza abantu iminsi kuko n'ubundi bajya bazitega bakabyandika bakandika ubuhanuzi mu bwandike nk'uko buriya bw'insengero mwabwanditse mbona umuntu arakanyoherereje bati byasohoye mu gihe ntabyibukaga nabyo mu byandike bazaza kunda igihugu cyawe nimba uri umurundi gikunde wikirwanya nimba uri umugande kunda ubugande wiburwanya nimba uri umunyarwanda kunda igihugu cyawe wikirwanya kubera ko igihe kigiye kubikosora bamwe bazabatwara amatepo abandi muririwe murahari ko nta geni nongeyeho yego nibyo Yesu yambwiye ku banyarwanda kuzirura ibyaziraga nta kindi gufata ibizira bakabizirura ibitaribwa Imana yabahaye bakaba bari kubirya abandi basubiye inyuma bari kureba Isowari mu kibaya Kinepa kandi marayika yashatse gukiza uyu mudugudu ari wo bita u Rwanda kubagirira neza ariko abagome barashaka gusubira inyuma umva ubuhanuzi barashaka gusubira inyuma mu byo bahozemo mu bugome bwabo no mu bugambanyi bongere bagambanira igihugu ariko dore igihano bazahabwa marayika azahita abagira inkingi y'umunyu birabanwe yabaye inkingi y'umunyu na bugingo n'ubu sindi gusobanura ijambo nibyo Yesu yambwiye sinzi nimba ari byo mbaza ubutumwa ariko barasobanutse ubundi Imana itanga ubutumwa busobanutse keretse iyo abantu bashatse kubisobanya ari bo ariko Imana itanga ubutumwa buri ku murongo yego nibyo yambwiye kandi urumva buri butumwa ugiye kubusobanura cyane ushobora gusanga wongeyemo ibyawe yego ntabwo ari byiza kongera ntekereza ko uwo bureba yabyumvise inama nagira abantu nibace bugufi basaba Imana imbabazi abandi basenge bibuke ko ariyo ibabeshejeho ubwibone no kwikakaza babireke icyubahiro cya gafifi bakireke icyubahiro ni cy'Imana naho ubundi Imana itugirire neza izabikora amashyari ari mu bantu niba atayareka igihe kiraje kiyabarekeje bareye imfubyi ubwo barabyumva evo singa ibindi kubikubwira uzabireba Imana igiye kubakoramo umukwabo si turi kumwe uzabireba mu bapasitoro bazakorwamo umukwabo bamwe bafungwe insengero zo zibanje ni intangiriro amasosa araje arakurikiyeho umukwabo w'Imana mu bantu kuko uyu ni umukwabo w'Imana mu gihugu mu nsengero haragurikiraho umukwabo w'Imana mu bantu ku muntu ku giti cye nicyo navuga uribuka ko nabwiye abantu ni insengero zimwe bagiye kuzihindura hamwe utubari ahandi haba amarogi murantuka murambwira ngo wapi ndakubwira ngo uribuka narakubwiye ngo Imana zimwe zizafungwa zifungwe burundu urambaza ngo byakunda gute ndakubwira ngo Imana izakurisha iringaniza biti igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali no mu gihugu none yaratangiye nk'abarigumuye ni muce bugufi icyubahiro cya gafifi mu kireke ngarukiyaho Mana yo kubahwa nkoze ibyo wanegetse kandi mvuze ibyo umbwiye amen hegera umuntu wese wumvise ubutumwa kandi kugira ngo yumve yihane aguhindukirire yumve ijwi ryawe nurangiza umutabaro umurwanirire mwuka wera bane natwe amen.
amen. Kubundi wifuza kuvugisha Adrien wamusanga ku Musaruzi TV niho aba ari ku munsi kundi nimero turazipiningaho ibiganiro byacu by'Akagaruka niyo utazipininga uwanshaka se yambura ibintu by'amanimero twahato byaciye ibintu urakoze ubu ngubu ni itegeko kuyishyiraho